byagenze neza twisobanuye ibintu byose twabisobanuye dutegereje ubutabera. Ikintu mwakomeje kuburana muvugaho nuko mwaburanye muvuga muti ibimenyetso bishya biremewe ariko hatarimo ikirego gishya. Yego, ikimenyetso gishya n'ikirego gishya ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi umushinga amategeko hari ukuntu yabiteganyije. Twe twasabaga nyine twakomeje tuburana tugaragaza ko bigomba kuguma mu mbibi y'ubujurire yiba byaburanishijwe mbere kuko nibyo byo byajuririwe. Hanyuma hazi ikimenyetso gishya urukiko rukagisuzuma kipfa kuba kiri ikimenyetso gishya kandi cyemewe n'amategeko. Preuve libre et légale mu manza z'inshinjabyaha. Iyo kibaye ikimenyetso gishya ariko kitemewe n'amategeko dufite amahirwe ko ubucamanza rwo burinzi bw'ubutabera. Donc tugasaba urukiko ko babisuzuma. Duva ibindi mwari muhari mwese twazategereza icyemezo cy'urukiko. Amakosa yabaye muri urubanza Iburanisha ku rubanza rwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid rirapfundikiwe ahagana ku masasaba ahagana saa 7:14 akaba aribwo iri buranisha ripfundikiwe nyuma yo kuburana umuhenerezo niko nabivuga. Ishimwe Dieudonné yahagarariwe n'abanyamategeko babiri aribo Maître Nyembo ndetse na Maître Kayijuka Ngabo. Ikindi twababwira kuri ku ishusho y'urubanza nuko ni urubanza rwa rurimo inteko y'abacamanza batatu n'umwanditsi. Bimwe mu byo twababwira kubijyanye n'ubwitabire abanyamakuru nabo mu muryango wa Ishimwe Dieudonné bari mu baje mu kumva uru rubanza. Ndetse abandi twababwira batunguranye n'aba Miss nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho. Miss Elsa akaba n'umufasha wa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid, Miss Liliane, Miss Megan, abangaba ku isaha y'isa 4:17 bari bamaze kwinjira mu cyumba cy'iburanisha. Muri iri buranisha kandi hagaragaye abanyamakuru batandukanye harimo n'aba siporo. Nabonye umunyamakuru David Bayingana nawe muri kugenda mumubona, harimo umunyamakuru ndetse n'aba RBA baje kumva iburanisha. Uretse kandi abaje kumva iburanisha muri uru rubanza hagaragaye kandi abo mu muryango wa Elsa barumuna ba Elsa bakaba baje nabo kumva nyine iby'umukwe wabo, urubanza nyine ku mukwe wabo. Abakobwa bitwa abatangabuhamya batarigeze bagaragazwa mu rukiko rwisumbuye bakagaragara gusa mu bujurire. Iki ngiki umucamanza yasabye ko bagira icyo bakivugaho, avuga ko ntabyo babonye ahubwo babibwiye na VMF ibyo bagiye batangamo ubuhamya. Iki ngiki ni ku ruhande rw'abunganira Ishimwe Dieudonné. TGK niwe wafashe iya mbere ajya kurega kandi ngari umutangabuhamya ari nawe wahuje imvugo na VMF. Ikintu Ishimwe Dieudonné nacyo yongeye kugarukaho agaragaza ko ari intege nke ku bushinjacyaha ashingiye ku ngingo y'107 ku kuba ubushinjacyaha bwamushinja icyaha kishimisha mubiri. Yavuze ko ubushinjacyaha buri kumugaragaza nk'uwigurisha uyu mukobwa witwa VMF mu bundi buryo kandi nta bubasha yari amufiteho, byaba ari ibyo kumufasha umushinga ndetse no kuba yamwishyurira amashuri. Kid yongeye kwerekana ko ikirego aregwa cyacuzwe, akomeza kugaragaza ko ari umugambi mubisha yagiriwe kugira ngo abashe kuba yagambanirwa. Ngira ngo hari ibimenyetso bitanu yagarutseho ku cyaha yashinjwe cyo kwaka ishimisha mubiri cyangwa se guhoza undi ku nkeke umwaka ishimisha mubiri. Ibimenyetso bitanu yagarutseho yavuze ikimenyetso cyo kumukomangira ku itariki 3 zishyira ukwa 4 mu ijoro aho bari baraye ku Kibuye. Ikimenyetso cyaje kugaragara ko ntacyo. Yaje kugaruka kuri message za please say yes, message zagaragajwe nk'ikimenyetso nyamara zaranditswe ku wa 5 Mata nyuma y'uko ibyo bibaye cyangwa se nyuma y'urwo rugendo bari bagiriye ku Kibuye. Aho yasobanuye ko ibi yabimubwiye amusaba ko basohokana nyuma y'ikiganiro bari bakoreye kuri VOA, akamubwira ati reka dusohokane n'abandi please say yes. Ahangaha muri ibi bimenyetso yagaragaje ikimenyetso kindi bavuze ko umuheto cyangwa se VDF nkuko yahawe kode yabigaragaje cyo kumwiyama. Iki ngiki nacyo yakigarutseho, agaruka no kuri kino kimenyetso cy'amajwi ndetse na call history. Ibi ngibi byagaragaye ko harimo ibicurano bimwe na bimwe.
Message yivuga ngo urabona twaryamana bikavamo, message yakomeje kugarukwaho. Prince Kid yongeye kugaragaza ko iyi message ari message mpimbano kubera ko muri chat yagiranye n'uyu VDF naho yagaragaye. Ubushinjacyaha bwaje guhabwa ijambo aho bwari bubabazwa ku bintu byo kugarura ibya kera. Ubushinjacyaha bwahise buhabwa ijambo buvuga ko aba bari kugarura ibya kera, buvuga ko cyangwa se Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira bari kuburana bagaragaza kutubaha inzego. Icyo nicyo ngo binubiye. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko Maître Ngabo yaburanye nk'uri kwigisha, aho bwatanze urugero bavuga ngo aha ni mu rukiko si muri Iraq. Ubushinjacyaha kandi bwongeye kugaruka ku kibazo cy'akabati kabaga mu nzu ya Prince Kid, aho bwanavuze ko inzu ya Prince Kid yitwaga Maison Blanche cyangwa se White House. Buvuga ko aka kabati, imbwa n'ibindi bikoresho bitandukanye aba bakobwa babonye iwe ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko aba bakobwa bajyaga iwe ndetse akabahohotera. Ubushinjacyaha kandi bwagarutse kuri icyo kintu buvuga ko akabati agaragaza ko yaguze nyuma y'uko gatanzwe mu kirego, fagitire yako igaragaza ko kaguzwe na Rwanda Inspiration Backup. Iki ngiki Ishimwe Dieudonné yakisobanuyeho avuga ko Rwanda Inspiration Backup ari kampani ye bwite yigengaho ndetse ari nawe yisinyaho ku mafaranga yinjira nasohoka. Ibyo bitakabaye ikibazo ku kuba yaraguze akabati mu izina ry'iyi kampani. Ngira ngo rero ibyo ngibyo nibyo byari biri kugaragara mu iburanisha. Ikindi kintu twagarukaho nuko ubushinjacyaha bwasabwe kugaragaza umwimerere w'amajwi yagaragaye arimo ariho twumvise Prince Kid ni amajwi yasakaye aganira na Muheto amutereta. Ngira ngo rero umucamanza yasabye ko ubushinjacyaha bwazana aya majwi yose atarimo edit kubera ko ngo hakenewe ay'umwimerere. Kuri iyi ngingo habayeho kuvuguruzanya ku bushinjacyaha kubera ko wari uhagarariye ubushinjacyaha umwe yavuze ko amajwi yeditinzwe kugira ngo bagaragaze ibigize icyaha biri muri ayo majwi. Ku rundi ruhande umushinjacyaha umwe avuga ko amajwi atigeze yeditingwa. Ibi rero byaje gutuma umucamanza uyoboye iburanisha akomeza kuvuga ati bibaye byiza aya majwi y'umwimerere yagaragara. Ubushinjacyaha buvuga ko mu gihe bwaba yasabwe ubutaha bwayazana muri iri buranisha. Ngira ngo ikindi kintu twababwira cyo hari umutangabuhamya byavuzwe ko ngo yanze kwitaba, ubwo wari waragaragaye muri ino dosiye ntabwo turamumenya. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko hari izindi manza zaciwe hifashishijwe imvugo, bityo rero kuba abunganira Ishimwe Dieudonné bavuga ko imvugo yonyine atari yo yagashingiweho babona cyangwa se bagaragaza ko aba bakobwa bahohotewe itagakwiye guhabwa ishingiro. Bwavuze ko butavuze ko aba bakobwa bafashwe ku ngufu, ahubwo cyangwa se uyu mukobwa VMF cyane cyane ko ari nawe urebwa ari iki cyaha cyo gufata ku ngufu muri ino case, bugaragaza ko ahubwo yafatiranywe kubera intege nke harimo n'ubukene. Maître Ngabo yavuze ko kuba ubushinjacyaha bwarahawe uburenganzira kugenza iki cyaha cya ruswa bwakoze amakosa mu kuba bwararegenje n'ibindi byaha, kandi icyaha basabiye kumvira telefone na chat cyangwa se gukurikirana ibijyanye na chat za Ishimwe Dieudonné na call, byose byari bishingiye ku cyaha cya ruswa. Ariko kuko baragenje ikindi cyaha kitari ruswa nabyo ari amakosa kubera ko batari bafite uburenganzira. Ahagana mu saa 6:40 iburanisha ryaganye ku musozo, umucamanza asaba buri wese kugira icyo avuga, by'umwihariko ku ruhande rwa Ishimwe Dieudonné cyane cyane ko ntawe yifuje kunigana ijambo. Mu gufata ijambo, Kid yavuze ko imyemerere ye uwo ari we n'uburyo ameze adashobora gukora ibi byaha. Yavuze ko umushinga ashinjwa ko yifashishije utigeze ubaho. Avuga ko ku mutangabuhamya bivugwa ko yagiye kwa noteri ku gitutu imbere y'urukiko yivugiye ko inyandiko ye yo kwa noteri ari ko kuri kwe, mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza ku rwego rwisumbuye cyangwa se umucamanza waciye urubanza mu rukiko rwa Nyarugenge atabajije neza aba bakobwa. Fagitire yanditswe mu izina rya kampani nayibabwiyeho, iyi nayo yagarutsweho
ariko Ishimwe Dieudonné ayireguraho avuga ati ndi owner wa company. Ku batangabuhamya uko ari batatu yasabye umucamanza ko yasuzuma kuko bose bafitanye ikibazo cy'umwihariko. Abatangabuhamya yavuze ko buri wese uwaje nk'umutangabuhamya hari ikibazo yari yaragiye agirana na Kid. TGK yavuze ko atazi VMF mu biganiro yagiye akora. Hari ikiganiro yakoze ku mbuga nkoranyambaga avuga ko aba bakobwa atabazi. Iki ngiki rero yakivuze aravuga ati biratangaje kuba umukobwa umwe yaravuze ko atazi VMF kandi yaranamubereye umutangabuhamya. Uyu mukobwa TGK niwe wavuze ko atazi VMF. Ngira ngo rero TTF nawe wagaragajwe nk'umutangabuhamya niwe wasezeye muri Rwanda Inspiration Backup, bavuga ko batazigira bakorana. Iki nacyo Kid yakigaragaje nk'imbogamizi, aravuga ati ni gute umutangabuhamya twagiranye ikibazo, umuntu twagiranye ikibazo yaza nk'umutangabuhamya mu rubanza ndegwamo. Ku bijyanye no guhabwa ibiyobyabwenge yavuze ko yapimwe, Kid yapimwe ariko umukobwa ntapimwe, kandi umukobwa ari we bivugwa ko ari we wahawe ibiyobyabwenge. Hari ikimenyetso kindi cyatanzwe n'ubushinjacyaha kijyanye na chat za VBF cyo kuwa 5 Mata 2022. Umucamanza yagaragaje ko cyangwa se umucamanza wo ku rwego rwisumbuye yagaragaje ko hari message zabuzemo. Iki ngiki rero akaba ari nacyo Ishimwe Dieudonné yashingiyeho avuga ati ibi ni bigaragaza ko dosiye yanjye ari dosiye ifaburitse mu nyungu za bamwe. Iki yakivuze ariko avuga ko yizeye ubutabera. Maître Ngabo yafashe ijambo avuga ko ibimenyetso bishya mu bujurire byemewe ariko ikirego gishya kitemewe. Ku nyandiko zo kwa 14 z'ukwa 5 2022 yagaragaje ko niba ubushinjacyaha buvuga ko hakozwe copy and paste, bigaragaza ko hari n'ibindi byaha umuntu ashobora gushyirirwaho nyine mu gihe umuntu ashobora kuba yabazwa undi agakora copy and paste akabihuza n'irindi bazwa. Rero akaba yagaragaje ko zaba ari intege nke mu kugenza icyaha, aho yagaragazaga za nyandiko ebyiri zagaragaye n'ubundi mu bugenzacyaha. Inyandiko zagaragayemo ko aba bakobwa babiri bahuje imvugo ubwo batangaga ubuhamya cyangwa se ubwo bagiraga ubwisobanure bavuga mu maboko ya RIB. Ngira ngo rero ni ibyo ngibyo twaba tugarutseho. Urubanza ruzasomwa kwa 30 Kamena 2023 nkuko mwambyumvishe. Maître Nyembo twakimubajijeho ariko avuga ko nawe yabyumvise nkuko abacamanza babyanzuye kubera imirimo bafite, kubera ko urukiko cyangwa se inteko y'iri buranisha yari igizwe n'abacamanza batatu, bityo rero ntago umwe ari ugomba gufata umwanzuro. Imirimo bafite kubera ukuntu igongana byabaye ngombwa ko urubanza ruzasomwa kwa 30 Kamena 2023 saa 5 zuzuye, akaba ari bwo bazasoma umwanzuro kuri uru rubanza. Rero reka tureke mukomeze mukurikirane amashusho uko byari byifashe. JALAS Official TV, ibiganiro byacu nakagaruka.